kubera ibibembe by'ibyaha. Uyu Yesu abasha gukiza ibibembe. Ushobora kugira ibibembe by'uburwayi, ukaba urwaye uburwayi bw'igihe kirekire nta muntu wabugukiza, ndetse n'abaganga barakubwiye ngo byararangiye. Reka mabwire, niyo senga n'umupapa ndabizi ko akunda kunkurikira, yararwaye kanseri y'ibihaha, ngo ibihaha byenda gutobagurika, byarabaye ukuntu baravuze byaranze, baramusezerera. Hari igihe abaganga bananirwa bakubwira ati wihangane naho Imana. Aza kutureba ngo dusenge, ariko ari mu rwego rwo kwezwa. Murabizi ko no mu bitaro hari ahantu haba hari ibyumba bavuga ngo aha ntihasurwa, burya haba harimo abantu utemerewe no kwitsamura bite ko umuntu ari asigaze babyite nimba ari izuba rimwe, nawe yaza ari uko ameze. Mwami Yesu barambwira ati nta kindi tumuzanye kugira ngo usengere kwezwa azabona ijuru. Haleluya, haleluya. Uyu Yesu adafata ibintu byapfuye akabihindura bizima. Oh, haleluya Yesu. Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Bakunzi bagusengarwa, abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi, nongeye kubasuhuza kandi mvuga ngo Imana ibaha umugisha. Inshuti mudukunda, abadusengera mwese n'abaterankunga bose bagusengarwa, ndavuze ngo Imana ibaha umugisha kandi nongeye kubaha ikaze. Kandi sinabara gushimira umuntu wese ubona link yacu ari ubwa mbere agakora subscribe. Imana imuha umugisha. Subscribe uyikora rimwe biba bibaye, ugakora like, n'abakora comment namwe ndavuze ngo Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nusanzwe ndumva hari indirimbo ije y'ubuhanuzi ku buzima bwawe, witegure kuyakira kandi nzi neza ko hari Imana irakorana nawe. Ndahamya nashidikanya ko hari ibintu bigiye kuboneka ku buzima bwawe. Ndumva umwuka w'Imana binyemeza. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Tuje imbere yawe, tuje kugutaramira, tuje kuvuga kuri Imana yera, tuje kuvuga kuri Imana ifite ubushobozi bwose, tuje kuvuga kuri Imana ikiza, tuje kuvuga kuri Imana ihindura amateka, tuje kuvuga kuri Imana ivura ibikomere, tuje kuba kuri Imana ikora ibirenze ibyo twe tutekereza n'ibyo twibwira. Tuguhaye ikaze. Senge umuntu wese udukurikiranye muri kano kanya, nuzumva ijambo, nuzumva iyi ndirimbo, azahemburwe nayo, kandi ibyifuzo ye byose bizasubizwe muri indirimbo. Urakoze Imana kubikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imbaraga zawe Mana zirakora, haleluya. Imbaraga zawe Mwami wanjye zirakora, imbaraga zawe Mana zirakora, ndavuga imbaraga jewe niboneye, turavuga imbaraga zawe zizura,
turavuga imbaraga zawe zikiza indwara, imbaraga zawe mwami we zirakora. Lopele sikamano trefu, imbaraga zawe mana zirakora, zirakora. Imbaraga zawe mana zirakora, zirakora. Ndavuga imbaraga zawe zikura umuntu mu byaha, zikamuhindura, zikamugira umukozi wawe. Ndavuga imbaraga zawe zikura umuntu mu byaha, zikamuhindura icyaremwe gishya. Haleluya, Mana ushimwe. Ndavuga imbaraga zawe zidukura kure, ndavuga imbaraga zawe ziruhura abarushye, ndavuga imbaraga zawe zatumye utanga umwana wawe Yesu. Zirakora, zirakora. Haleluya. Imbaraga zawe mana zirakora, zirakora. Imbaraga zawe karuhura, zirakora, zirakora. Mbega imbaraga z'Imana zibohora, imbaraga z'Imana, imbaraga zifite ubushobozi, imbaraga zizura. Zageze kuri Lazaro ziramuzura. Lazaro yarapfuye yaranutse, zimuhindura muzima, bamuzima. Imbaraga reka zigere ku buzima bwawe, zihindura amateka kuri wowe. Ndavuga imbaraga zifata ibitariho zikabigira ibiriho, bikamenyekana. Ndavuga imbaraga zawe twabonye nk'Abanyarwanda, zirakora, zirakora. Lala bonde kosi. Ndavuga imbaraga zadukuye kure, ndavuga imbaraga zawe mana we zadutabaye mu bihe bikomeye. Ndavuga imbaraga zituma abana b'imfubyi bakura, zirakora, zirakora. Ndavuga imbaraga nyange nabonye zingura kure, ndavuga imbaraga zambaye kugira urugo bitari gushoboka. Ndavuga imbaraga nabonye zimpa ubwenge nkajya muri misiyo, zirakora, taramoneko, zirakora. Imbaraga zawe mana zirakora, zirakora.
imbaraga zawe papa ndazumva zitabara abagabo ndazumva zikiza ndabona imbaraga zawe zihindura amateka y'abantu bawe zirakoze mana we zirakora ndabona imbaraga zawe zigera ku babyeyi bararaga barira none bakiriye ibyishimo ndabona imbaraga zawe zibahoza amarira ndavuga imbaraga zawe zitabaye abizera zirakora zirakora umva hakiri ubuhanuzi n'ubwawe ndavuga imbaraga zitanga urubyaro abaganga bananiwe ndavuga imbaraga zikura mu businzi byari byarananiranye ndavuga imbaraga zibohora ndavuga se umwami wacu Yesu Kristo uruhura abarushye ndavuga imbaraga zirengera amatagira shinge na rugero zirakora zirakora imbaraga zawe mana zirakora zirakora ndagira ngo wowe nkurikiye muri kano kanya uzamura ukwizera kwawe nturebe imisozi iri imbere yawe aho kundagira ngo uzamure ukwizera kwawe ukuzamure uguhuze n'Imana mu kwizera tesha agaciro amajwi yose y'abademoni ku buzima bwawe tesha agaciro ibyo wakuze wumva tesha agaciro amateka mabi ya karandezi wanyu yasimbuze imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Tesha agaciro ibintu bikwirukankaho byose ubitesha agaciro watura uvuga ibindi bikomeye ku buzima bwawe byiza. Fata amateka mabi n'ibyo bakuvuzeho bibi ubusimbuzi byiza ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ntabwo dutinda, ndagira ngo ubitekerezaho. Ubu n'ubuhanuzi bwawe, ndagira ngo ubitekerezaho. Imbaraga z'Imana zirakora uko zakoraga kera na n'uyu munsi niko zigikora. Utesha agaciro nimba n'ibintu bikomeye bakubwiye kutazakira, bitesha agaciro muri uyu mwanya turimo w'isengesho. Ubyambura imbaraga, ubisimbuza imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Dusome muri Matayo. Hari impamvu nimba wizeye uraza kubona Imana mu buzima bwawe. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 8, turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Amanutse kuri uwo musozi, abantu benshi baramukurikira. Maze haza umubembe, aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, Mwami, washaka wabasha kunkiza. Imana ishimwe. Uyu ni Yesu. Yararimo amanuka yigendera, amanuka ku musozi yegera abantu, ngo ahantu yararimo amanuka hageze ahasanga umubembe. Yarasanze abantu benshi,
yahasanze abantu benshi batandukanye, ahasanga abantu benshi bicaye, ahasanga abantu bamutegereje. Arangije ngo ahasanga umuntu wari urembye, umubembe ameze nabi abembye, umubembe yarabembye arwaye uburwayi bukomeye, ababaye amaze igihe kirekire. Umubembe yirwanaho aravuga ngo mwigishe, wabishaka wabasha kunkiza. Umubembe abangu wabisha. Umubembe yabonaga ko nta wundi muganga wamukiza, yabonaga ko nta handi hantu, yari yarabuze umuntu wamukiza, yari yabuze ahantu yaruhukira, yari yabuze ahantu yabonera ubuzima. Ariko abonye Yesu amanuka aza yegera abantu, umubembe aravuga ati ndabizi uyu mugabo Yesu iyo yageze ahantu ibintu birahinduka. Iyo Yesu yageraga ahantu ibintu byarahindukaga. Na n'uyu munsi iyo Yesu yageze ku muntu ibintu birahinduka. Iyo Yesu yageze ku muntu imyambaro irahinduka, imvugo irahinduka, ubwiza burahinduka, umva urahinduka, n'abantu bose bakaba bati uriya muntu yahuye na Yesu. Yesu rero yarahageza asanga abantu bavuze ati wa mugabo bita Yesu araza, amanuka ku musozi bamureba, baramwitegura. Umubembe aravuga ati ibi binyagwa by'ibibembe igihe bimaze wigiye, ibi bibembe igihe bimaze igihe bindiho, byaranjengereje ku mutwe, byaranjengereje mu maboko, byaranjengereje umubiri wose, ibibembe bibemereye nabi. Ariko ubwo Yesu aje, ubwo uyu mugabo Yesu aje, ibi bibembe ntabwo ndongera kubisubira nayo. Imana igukize mu izina rya Yesu. Uyu mubembe yakoresheje intwari ikomeye, ariyo ndiho muri kino muri uku kwezi kwa gatanu. Yakoresheje intwaro yita kwatura, kuvuga. Ntabwo yacecetse ngo Yesu aze kwibwiriza. Yaravuze ngo mwigishe, wabishaka kwatura. Haleluya, wabishaka. Yarebye ibibembe bye aravuga ngo ntibyahura n'imbaraga ziri muri uyu mugabo. Uyu mugabo abishatse yabasha kunkiza ibi bibembe. Uyu mugabo abantu bahururiye, uyu mugabo abantu bakunze yabasha kunkiza. Intwaro yakoresheje dukeneye, nawe ukeneye, nanjye nkene, ni intwaro yo kwiremera igitangaza. Kwatura. Imana ishimwe. Iyo umuntu yihana yatura, avuga kwiremera ishimwe. Yesu amubonye yumvishije, Yesu yumvishije, uravuze ngo nabishaka, ahita amubwira ngo ndabishatse aka kanya. Akira gukira. Uyu mubembe arakira. Reka nkubwire, hari ibibembe bimaze igihe ku buzima bwawe, hari ibibembe bigaragara n'ibitagaragara. Ibibembe biri mu buryo butandukanye. Hari ibibembe abantu badashobora kubona, kandi umuntu afite ibibembe, umuntu ashaka kugira ibibembe by'ibyaha bikamuzengereza, akajya arara adasinziriye kubera ibibembe by'ibyaha. Uyu Yesu abasha gukiza ibibembe. Ushobora kugira ibibembe by'uburwayi, ukaba urwaye uburwayi bw'igihe kirekire, nta muntu wabugukiza, ndetse n'abaganga barakubwiye ngo byararangiye. Reka mabwire, niyo senga n'umupapa ndabizi ko akunda kunkurikira, yararwaye kanseri y'ibihaha, ngo ibihaha byenda gutobagurika, byarabaye ukuntu baravuze byaranze, baramusezerera. Hari igihe abaganga bananirwa bakubwira ati wihangane, naho Imana aza kutureba ngo dusenge, ariko ari mu rwego rwo kwezwa. Murabizi ko no mu bitaro hari ahantu haba hari ibyumba bavuga ngo aha ntihasurwa, burya haba harimo abantu utemerewe no kwitsamura, bitewe ko umuntu ari asigaze babyite nimba ari izuba rimwe, nawe yaza ari uko ameze. Mwami Yesu barambwira ati nta kindi tumuzanye kugira ngo usengere kwezwa azabona ijuru. Haleluya. Uyu Yesu adafata ibintu byapfuye akabihindura bizima.
turi gusenga, nagiye gusenga, umwuka w'Imana arambwira ngo babwire ko uyu muntu araba muzima, araza gutaha yigenza, ndi Imana ndamuha ubuzima ndamukiza. Ubundi hari ibintu Imana ikubwira ukumva umutima urakuriye, hari ibintu Imana ikubwira ukumva wacika mu rusengero wakiruka, hari ibintu Imana ikubwira ukabona birashoboka. Ndebye uburyo umuntu wamuzanye mu maboko, ndebye uburyo umuntu ameze, mw'abantu b'Imana mwe, abantu babizi twasengeraga mu rukiriko wa gatatu, ari kuwa gatatu bamuzana mu modoka mu tagisi vatiri, uburyo umuntu yari ameze. Numva ijwi hamwe ngo babwire ngo arataha yakize. Uyu Yesu nakugeraho ibibembe urwaye birakuvaho, ntabwo ari ibyo ukiza. Hari abantu bajya bavanga Imana ngo barakiza, ntabwo ari wowe ukiza shuti. Imana ikurimo, umwuka w'Imana ukurimo, imbaraga z'Imana zikurimo nizo zigukoresha. Nta muntu ukiza, hakiza Imana mu ijuru. Hano umuntu agakiza gatangwa n'Imana. Imana ishimwe. Turi gusenga, ndabwira uyu muntu arakira, ati azakira. Simvuze azakira, ndavuze uyu muntu arakira, arataha yigenza. None arakira ni kanseri uvuze cyangwa n'ugukira akazaramba akomeza agora abantu? Nihoya n'ugukira agakira nyagukira, ataha sawa. Baranahamagana n'abandi basigaye muri famiye ati muze noneho batubwiye ko arakira da, muze murebe. Turasenga, turi gusenga, n'umwuka w'Imana arambwiye ngo tumizibasi namara kuruka, araruka amashyira avanze n'amaraso, namara kuruka araza kwitura hasi, araza kuzanza mukandamugarura ari muzima, ndahita numisha ibisebe bye. Imana ishimwe. Turasenga, turi gusenga, umugabo araruka bya bindi Imana yavuze, aruka amashyira, aruka amaraso. Amaze kuruka ibyo bintu amera nk'umuntu ugagaye, abantu bagira ubwoba. Turahungiza, turi gusenga, hashize nk'iminota nka 20 tubona umuntu arabyutse aricaye, arava ngo ni mu amazi. Nta kintu na kimwe yamiraga byari byaranze, bamuha amazi, tumuzanira amata y'Inyange, aranywa agubwa neza. Uyu munsi umuntu ni muzima. Yesu niwe ugera ku muntu agafata ibibembe byawe akabihindura ubuzima. Mwibuke wa mwami yararwaye ibibembe, baramubwira ngo namanuke mu mazi agende yindubike mu mazi, mu mazi yari n'amazi mabi, amanukemo bwa mbere bwa kabiri, ageze kuri 7 nawe yavuyemo ari muzima. Ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo fata ibibembe bikujengereje, fata ibibembe uko buri muntu wese mu cyiciri arimo afite ibibembe bimujengereje, ariko umwuka w'Imana arambwiye ngo fata ibibembe bikujengereje, ubitesha agaciro, ubisimbuza imbaraga z'umusaraba, ubisimbuza imbaraga z'Imana Data n'Umwana n'Umwuka we. Ibyo bibembe ntibifite uburenganzira ku buzima bwawe kurusha Imana yakuremye. Fata ibibembe by'inzingo bikuriho. Urabizi uburyo abandi bakora ubukwe ugasigara wicaye, ugeze mu rwego nta muntu n'umwe wanagutumira mu bukwe. Ibyo ni ibibembe. Wavutse nk'abandi Imana, wambara nk'abandi, wize nk'abandi, ariko ibibembe ntibituma utambuka ngo ugere ku masezerano yawe. Umva uko Imana imbwiye, tesha agaciro watura. Nta kintu uyu mubembe yakoze. Yaravuze ngo wabasha, wabishaka Yesu wabasha kunyiza. Tako ene mandolani. Fata ibibembe by'amadeni, fata ibibembe by'uburwayi, fata ibibembe by'ubukode, fata ibibembe by'inzingo, fata ibibembe bikuriho. Ndumva umwuka w'Imana abwira ngo taka, ubwire Yesu ngo wabishaka wabasha kunyiza. Taka papa, taka mama, taka mukobwa, nta kindi Yesu ategereje ko waturuka vuga ngo wabishaka. Tane wadiza mandolani. Ndagira ngo dusenge Imana. Wabibembe ukuri kose, wabibembe ukusa kose, ndagutangarize ko mu ijuru hariho Imana ibasha guhagarika ibibembe. Ntabwo navuga ibyanjye, ariko ndakubwira ko Yesu aracyariho. Uko yari kera niko akiri. Nanjye hari ibyo nabonye yankoreye.
nabonye nkora gisida 2015 akaguru gacikamo ibice bitatu. Yesu araza aragateranya mu cyumweru kimwe. Ibyo bibembe bikuriho ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo wakiriye gukira mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye. Buri muntu wese umurikiye hari ibibembe bimuriho, hari ibibembe yisuzumye yibonaho, ariko ibi bibembe ubifitemo ububasha bwo kuba wabashaka wabikura ku mubiri w'umuntu. Hari ibibembe by'uburwayi, hari ibibembe by'amateka twakuriyemo, hari ibibembe bya za karande, hari ibibembe by'ibyaha, hari ibibembe bikomeye, hari ibibembe buri muntu wese, hari ibibembe byo kubura urubyaro. Iyo umuntu yabembwe abantu bose baramuhunga, ikimuranga isazi zigenda zimugendaho, ariko wanura ku butoni bigeze naho umuntu abantu batabasha kumuhamagara kubera ibibembe by'ibigeragezo yicaranye. Ariko muri uyu mwanya urambye ngo ni impanure, none wazini imando nayo ndatangaje ngo ibibembe byari biri ku buzima bwe nibiveho mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ibi bibembe tubitesheje agaciro. Loketa mandala erewese mandona. Ibi bibembe by'ubugumba, ibi bibembe by'ubukode, ibi bibembe byo gutukwa, ibi bibembe by'ibihombo, ibi bibembe byo kutagira ubusabane n'Imana, ibi bibembe ubikusheho imbaraga z'amasengesho. Ngushimiye ko ukije umuntu wese warumurikiye ndetse n'umuntu uzakurikirana iri jambo ryawe. Urakoze kuri Imana ibikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Yesu Kristo abagire neza kandi imbaraga z'Imana zikomeze zikube hafi. Ndakumenyesha ko mu minsi iri imbere urandika kuri comment uvuga ngo bya bibembe Yesu yarabinyijije. Bye bye. Yesu abagire neza. Bye.